dufite igihugu gifite ubutabera nge nago mba muri Canada mba hano mu Rwanda hano hafi ya nago mba kuri Jitafu mumufitiye ishyari ndakubajije kuki hari abantu mujonjora uzajya no kubwira Rihana ugira gutya agashira imyo hejuru Jitafu niki mumushinja hano yaje akajya komanga kuri buri muryango akajya babwira ngo mwegeranye abana banyu mbereke igihangano cyane nabambwe muri kumubambisha Slim Jesus. Yes. Okay. Reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ndi kumwe na Laila Wiz Show. Laila mezute? Ndaho ndashima. Urashima Imana. Iyo mikoro iracanye? Iracanye. Niyo nini? Zose. Okay. Twinjire mu kiganiro neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndirimbo bita ya Jitafu. Tubanze twamamaze kugira ngo bigende neza. Abagabo abasore mu buri bushake mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa mugurisha igihe gito mu gihe cyo gutera akabariro bafite product zabafasha gukemura icyo kibazo ndetse n'abantu bakoze ibikorwa byo kwikinisha namwe mbafitiye i product zabavura izo ngaruka zabyo. Abadamu namwe mu buri bushake mukabura mukagira n'ikibazo cy'amavangi namwe tubafite product zakemura ibyo bibazo kuri 0788355991 cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp ubanje guteranya 250 783355991. Yego. Twinjiye mu kiganiro rero. Yego. Hano hari indirimbo y'abayisereri hari indirimbo ejo bundi na postinze akavido ka Scovia sinzi nimba barakabonye. Yego. Uwo bita Scovia arimo aravuga ku ndirimbo ya Jitafu. Nejo Jitafu nawe yakoze ikiganiro asubiza Scovia ati ndahari niteguye kwitaba inzego mwaza nkisobanura nimba inzego zishaka kunkurikirana kuri indirimbo. Ariko umuntu wahostinze Jitafu yateranyije Scovia na Jitafu kuko nimba mbyibuka neza Jitafu Scovia yamuvugaho yaravuze ngo kandi ntihagire umuntu wataka uyu mwana ni kuvuga ngo yaravuze ngo abahanzi sibyo abahanzi bagendana n'ibiriho n'ibihari ariko nanone ntago uza gushyigikira Jitafu wowe ku giti cyawe none se ntamushyigikira ikosa yakoze n'iri ikosa yakoze ntago ari ibyo hari ibihangano byinshi twarimbura tukakura mu nzira ariko niki kirimo none se kuki ari cyo twagizeho ikibazo tutahere no kubyaje mbere yabyo ni ukuvuga ngo nimba hari ibyaje mbere yaho ntitukireho reaction urumva niyo turi gucana umuriro kuri Jitafu biraza kugaragara ko Jitafu we yakoze igihangano yigiye kuba ku birenge by'abamubanjirije buretse Jitafu indirimbo ya Jitafu itanehe na yindi ngo ntiza numveho ngo ntiza nanjye numveho ngirira imbabazi nguheho niko babiririmbara yego niko babiririmba ngo ntiza nanjye numveho ntiza nanjye numveho ngirira imbabazi nguheho kuko nanjye singitereta ugishyiramo ijoro ryambo gutereta itarisobanura ibyabanje wumvaga iki yego nibiki bagutiza ngo wumveho rero na Jitafu yego mwishaka kumurimira hitaka mwishaka rwose kumugirizaho nkana ibi no kumwigirizaho nkana Jitafu araruta indirimbo irarutira Samoya ngo Samoya none amashusho ya Samoya ateye isoni no kurenza indirimbo y'ubwayo cyangwa kinyuma Jitafu ngo cyangwa kinyuma nagaki kandi ako kinyuma amagambo akurikiraho ahita asobanura akariko none Jitafu muri kumwigirizaho nkana koko Scovia si umubyeyi no mubyeyi kandi ushyira no mu gaciro umubyeyi utashigikira amafuti umubyeyi utajya ushyigikira ibintu by'iri nonsense yego Scovia si umubyeyi ufite abana nawe ufite impungenge zo kumva ibyo bintu sibyo yego ko atigize agira ikibazo kuri Jitafu ariko nanone ndagira uretse erega ubundi abo bana banyu ubundi mwakabaye muba protege social media at any cost kuko ibintu nk'ibi nta mupaka bigira oya wabonye ariko ubu indirimbo ya Rihana hari ubwo ikenera visa ngo igere mu Rwanda tuyiterereho kashe urumva tuvuye ngo kugira ngo bakurebe turabanza tukwemerere iyi byangombwa filime zikinwa ziriya zo mu bazungu hari ubwo zikenera ntuza nago zikenera visa ngo tuvuge ngo ubwo bateho kashe nta kibazo abana birebere buriya zo zifite zirujuje ibi social media nta boda igira urumva
nta mupaka igira nta nahisaba ibyangombwa kugira ngo yinjire ahandi hantu ngo bayikurikire yicaho banabirebe. Niyo mpamvu nkubwira ngo uko wagize ikibazo ku ndirimbo ya G-Tough ngo yateje ibibazo, ese kudasobanukirwa ibyo abazungu bakora bibukoza soni. Noneho uza abana baba bicaye mu byumbi, murinda abana. Hari uburyo ushobora kurinda umwana wawe gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'izi ngizi, hari amapassword yaje ku buryo umwana yinjira ahantu atagomba kwinjira ugahita ubibona. Ese ushyigikiye G-Tough cyangwa se telefone igahita izima, hari ibyo wakizemo. Ndamushyigikiye cyane, none se si igihangano. Ugushyigikiye no wabonye akana gato kari kuririmba iriya ndirimbo gato cyane. Umwana si ikibazo afite, ubwo umubyeyi we ushinzwe iki, umaze iki nk'umubyeyi? None se kuki none ndakubajije G-Tough azakora igihangano ahita aza no guhagarara muri buri rugo rwanyu kugira ngo arinde abana kuki ataririmba ibintu byiza byo kwigisha? Ese ndakubajije G-Tough uko mumushyigikiye, uko mutari kuvuga ngo igihangano giye mwakigizeho ikibazo, uwo mwana waririmbye ibyo naririmba kinyuma, sibyo? Yego, naririmba kinyuma. Nabwo ese ko ntabyumvishe, ko ntabonye nabwo mubishyiraho komentira, cyangwa ahubwo hari difference y'abakoze zino ndirimbo? Ariko se dusubire, oya buretse nkubaze akinyuma kuko kakozwe yenda n'umuntu w'umustar urenze, urumva mwaracecetse. Ako G-Tough kuko ari kwizamukira n'iki, yenda ko nta n'ubushobozi ifite. Dusubire inyuma ku ndirimbo, uretse G-Tough mumufitiye ishyari kubera yuko nta shyari afitiwe, mumufitiye ishyari kuko kandi mwaravuze ngo nabubona bavuga ngo ntibyumvikane ukuntu indirimbo y'ibihumbi 500 urumva ngo utere imbere ngo kurusha ngo umuntu wakoze ngo indirimbo ya miliyoni. Hano hantu harimo propaganda yaba abantu baba bakoze indirimbo z'amamiliyoni, urumva babigira ikibazo bakavuga ngo ariko nk'uyu musenzi abakoze indirimbo y'ibihumbi 500 akaturusha hiti, ugasanga nubikurikira neza hano hantu haba harimo propaganda. Rero wimbwira ngo G-Tough nimba umuntu aririmbye akinyuma karota ngo aragitosa n'ibindi nk'ibyo, hakoreka nkubwire impamvu ugenda kubwira indirimbo kigikira impamvu ko bari kwirwanya. Murinda abana banyu, urumva unarinda umwana wawe kwa umuntu wari wese. None se ubu ngubu nimba buretse wavuze ngo harakana kayiririmba, yego gato cyane rwose, nusanga ko kana noneho karimo kagukorera pratique z'ibyo kabonye muri filime zakinwe n'abazungu, nabwo uzajya kubaza abo bazungu, uzajya iwabo uvuge kubirinda abana. Haje YouTube Kids, bashyiramo YouTube Kids bakareba. None indirimbo ya G-Tough nayo bayisanze muri YouTube Kids, niwe yagiye kuyaprodinga. Ndakubajije indirimbo ya G-Tough yagiye kuyaprodinga muri YouTube Kids? Yayibonye kuri TikTok. None kuki umujyana kuri TikTok? Kuri TikTok ni haca abakobwa bambaye ubusa. Kuki umujyana yo kurebayo? Kuki ubundi umwana wawe mugurire tablet z'abana, urumva zitarimo ibintu byose? Ni wowe ufite inshingano nk'umubyeyi kurinda umwana wawe. Yego, rero wijya kubishyira ku muhanzi waririmbye igihangano cye n'iki. Ese ubundi ugira ngo umwana wawe uramutse ukumiriye n'umurero ukumira ati sinshaka ko umwana wanjye umwumvisha ibi bintu, sinshaka ko umwana wanjye umurebesha bino bintu, umwana wawe azaryama birote, azaryama rote ngo G-Tough yasohoye indirimbo yitwa itya. Ariko nanone hari aho yabibonye, kandi aho yabibonye ni ikosa ryawe nk'umubyeyi wagize uburangare. Nimba twaranenze Oda Paccy yaririmbaga ibyatsi ndetse akanamburwa ubutore bitewe n'ibintu yari yaririmbye, uretse ko yatari ikigeze yari yaririmbye indirimbo irwanya ibiyobyabwenge, yandika ngo ibyatsi ariko abyandika mu buryo bubi, arangije anashyiraho ishusho mbi, birangira bamwatsa ubutore. Nimba twaranenze Oda Paccy kuki tutanenga G-Tough? Ntabwo induru muri kuvugiriza G-Tough ariyo mwavugirije Paccy. Aha niyo ibyo bintu byitira ahubwo iyo bavugirije Paccy yarirenze have kandi Oda we nyine nanjye mpita nibaza kuki hari abantu mujonjora. Ahubwo indirimbo ya Paccy yari inafite ubutumwa. Oya ngenda nakubajije none se kuki nyine habaho kujonjora? Ikintu cyicuba ibintu nuko G-Tough azakavuga ngo indirimbo ifite ubutumwa. Ubutumwa buri mu ndirimbo ye ni ubuhe? Mbwira ubutumwa akuyemo. Ngo yamutumye igitenge, urumva ngo arakizana, ngo mutuma n'ifu harya y'ubugari, n'ifu ubutumwa ngo barasonga, ngo arangije ngo aragitosa. Yavugaga Kigali se bari gusonga ngo ubugari ngo n'akabido ngo amazi ngo nimba aramutarutse ku gitenge. Yega ndirimbo usibye ako kantu konyine sinjya nyumva jewe. Yego ubutumwa wakuyemo ni ubuhe? ubutumwa we yavuze ko afite ubutumwa, sinigize nyumva. Ndamutse narayumvishe yose nakubwira nti lyrics zirimo zigize ubutumwa cyangwa ntizigize ubutumwa, kubera yuko nyine nanjye ntashaka ko abana banjye bayumva, ngomba kuba protege. Oya ariko jewe urumva nakizeho measures zanjye, sindibuze kujya gukondana umuhanzi afite ibyo yahanze byiwe, urumva, ariko nanjye mfite inshingano zo kurinda
abana ibyo bintu sibyo Eh. none se tuvuga urugero impanuka simbi nimbi ntigonga abantu ikabica duhita duhagarika abantu mu muhanda ngo ntibatware imodoka ngo kugira ngo abana batajyamo zikabagonga Ariko biriya- buretse jya ubanza usubize ntukahita winjira mu bindi bintu ikibazo ntabwo gisubizwa n'ikindi kibazo ndakubajije imodoka umwana iyo yinjiyemo ntimugonga iramugonga duhita dutora itegeko aka kanya tuvuge ngo duciye imodoka mu muhanda ariko umwana buretse ntabwo ava mu rugo ngo ajye kuri kaburimbo wenyine uko rero umurinda ngo ntajye kuri kaburimbo ni nako ukwiye kumurinda ibi tumurinde uko G-Tough. umurinda ngo adahura n'umuntu utwaye imodoka amugonge ni nako ukwiye kumurinda umuhanzi nk'uyu tumurinde G-Tough. niko bimeze njye mbahaye urugero sinima mvugira G-Tough ariko mbahaye urugero G-Tough nugura ino ndirimbo uzajya no kubwira Rihana ugira gutya agashyira inyo hejuru n'ubwambura akabushyira hanze nawe ngo ntabikine ibyo bintu byiwe kandi ko indirimbo ye itagira umupaka izagera aho ishaka hose umwana we ntazabibona se azabibona mukeneye kumva yuko abana banyu mugomba kubarinda ikintu cyose gishobora kubangiza mu mitekerereze mu burere no mu myumvire sibyo ntimugendere ku muntu runaka ngo G-Tough gusa G-Tough wa mugane arenze saa moya warebye amashusho yayo narayarebye wabonye ibikoresho akoreshamo narayibonye afite kokombure n'ibiki byose. afite Ese umwumbati kokombure buretse afite umwumbati ibyo nta kibazo. afite sosiso urumva iriya geste y'ubwayo Yeah. iriya geste y'ubwayo igahita inakurikirwa n'amagambo aririmbye n'umukobwa urimo bamennyeho amazi urumva yatose amabuno yose ari kugaragara nuko yishushanyije nuko yikasa amabuno ye biriya bintu umwana birebye bamwita Sasha Kate, umugore ndakubajije ni ntuza umugore wa Nizo bamwita Sasha Kate. ntuza ni Shadibu oya Shadiba yagize mu kinyuma harya eh niwe nabonyemo bamenyeho Kate, amazi aratota rwose akazajya abyina kabisa hasi hejuru biriya ntabwo bikojeje isoni ku mwana nshuti yawe Shadiba bikoje Akwiye. isoni dukomeze dukomeze rero twakomeje none izi ndirimbo nkubwiye hano Yego. hejuru reka tujye muri ntiza numveho Ntiza njye nabonye numveho. clip yayo Yego. ntiza nanjye numve abari gukurana n'umukobwa yinjiza mu cyumba rwose bakabona bakoze n'amajeste yego bimeze nk'ibintu bijyanye n'imibonano bakajyana hejuru yego biriya bintu ntabwo biteje inkeke ku bana biteje inkeke ariko None iyo turi ndirimbo ku- yararinzwe turi- ntabwo hari umwana wumva uyizi se none uko Okay. nyine uko mwabarinze iriya Fata Mwaba- neza. oya buretse nkubaze Reka, reka nkubwire. Harimo kuzimiza gutandukana. buretse kumvugiramo buretse Eh. G-Tough niki mumushinja hano yaje akajya komanga kuri buri muryango akajya babwira ngo mwegeranye abana banyu mbereke igihangano cyanyu oya yarabikoze oya aba yarabikoze nibyo twamushinja Twashimishije buretse na- nibyo twamushinja nk'amakosa none turi kumushinja yasohoye ikihangano nk'uko n'abandi bagisohora so uko mwabarinze na biriya mubarinde ni cya G-Tough tekinolojiya ni ibintu byumvikana G-Tough nta hantu mbona yakoze amakosa ntaho naho bariya abana bari kandi ikindi Yego. habaye wa mugani hari ibintu birimo Yego. bifite inzego pe nazo zizi kurinda umuturage ndetse n'abana yego zamuhamagaza zikamugira inama ati iki gihangano cyawe ntabwo kijyanye yego rwose gihanagure kandi G-Tough ndabizi ko bamutumije yagihanagura kuki se turi kumubambisha abantu twigize abacamanza kuruta umucamanza reka nze nkubwire dusigaye dufata abantu tukabajyana mu rukiko tukabacira urubanza tukanabakatira ariko basha kuva ryari mwigize abacamanza nabambwe muri kumubambisha yakoze iki G-Tough G-Tough yaraje afata abana bawe arabereka ngo dongorebe ibintu ngo byumve aba yarabikoze abakoze amakosa yakoze. ako nimba ari we mubyeyi waratumye umwana wajya kureba biriya bintu Yego. ndi nufunga nafunga wowe kuko nibigaragara ko uri umubyeyi gito ntabwo uzi kurinda umwana wawe ikintu icyo ari cyo cyose uko utamurinze bintu uvuga ngo hari n'ibindi byinshi areba kandi bibi birenzeho rero ikiriho G-Tough si ikibazo kuko aba ari we wenyine wasohoye kino gihangano mu isi Yego. bavuga ko ari ikibazo utigihanagure ako nimba hari ibindi byinshi cyane bihari Yego. nanagihanagura se nabyo murabihanagurisha ntabwo bayihanagurisha so murinda abana banyu rero hanyuma rero ndaza kugaruka ku magambo Karegeya yavuze ngewe kuri hano kuri runo ruhande ndaza kujya ku ruhande rwa Karegeya sinzi uruhande ubwo uri bujyeho Karegeya yavuze ati uyu mugabo ngo ni G-Tough wafunzwe azira urumogi azira kunywa urumogi arangije nyuma yo gufungurwa arangije yaragarutse ntiyakora ibintu bigaragara ko yagororotse ahubwo noneho arimo arakora ngo ibirenze kunywa urumogi aho arimo aranduza abana mu bwonko avuga aririmba ibintu nk'ibi ngibi ariko urumogi araruzi
ariko ibyo Karege yavuze ko ibyo ari gukora birutwa nuko ari kuba ari kunyura izo ni mu mboni ze ariko si mu mboni Ati ngo- z'ubutabera uretse si mu mboni z'ubutabera mu mboni z'ubutabera ubuze ibyo ari byo jitafu yaba atakiri hano hanze afunze ubu urumogi bakubonye uri ku karubanda urimo urunywa warari wawe Karege oya buretse warari wawe byaterwa naho warumwereye rero ni ukuvuga ngo Cyangwa n'uwakunywa oya urumogi. avuze ngo ibyo yakoze biruta kunywa urwo rumogi ubu jitafu yaza kunywa urumogi igihe yasohoye iriya ndirimbo abakiri hanze abakiri hanze yidegembye cyangwa baba baramutwaye iyo aza kunywa urumogi ku karubanda nyine akabyerekana akanabyamamaza akaba ari nk'abyo ashyize hanze nk'indirimbo ntabwo yari kuba ariyo none se nyine yari kuba ariyo kabisa aho niho yicaranye ukwiriye niyo mpamvu mise nkwereka yuko uri abantu badaramatiza ibintu bitakabaye bidaramatizwa urumva mukanabambisha abantu sometimes nimba urumogi hari itegeko riruhana urumva riruhanira uwarukoresheje cyangwa se uwarucuruje n'uwarunywe n'ibintu nk'ibyo bagahita baguhana urumva undi asohoye indirimbo gusa ni ukuvuga ko abashinzwe ibyo bintu batamurebara yavuze ngo akwiye kuba ariyo ngo akwiye kuba yasuye gereza cyamwifuriza imana imukubire ubusa ari umuhungu we yamwifuriza ibyo bintu ntabwo yabimwifuriza ndakubajije jitafu ari umuhungu we iryo jambo yarivuga ese nanone kubera ari iki umuhungu we kubera iki yamugira mujya inama. mwihutira guca imanza buretse hari umuhungu we yamugira inama hariya yamugiriye inama se Yamubwira ati, rero namugira inama ariko yimubambisha cyangwa akayisiba oya icyo kintu yavuze uko yabivuze none se ubu Karege si umubyeyi mukuru Sereka nkubaze. kandi buretse si umubyeyi mukuru Umubyeyi mukuru. unajijutse tunemera rwose tunafataho inama cyane Yego. uhamagaye jitafu akamubwira ati cara hano nkugire inama ariko sha ibintu wakoze sibyo yarabikoze icyo kintu yaragikoze kuki atafatanya ndakubajije icyo Oya, kintu nuko ngo hari ahubwo ndi kugendera ku rugero nakubajije aramutse ari umuhungu Ntabwo urambwira ngo ari ari- umuhungu we yamugira inama Yego. so nawe mu buryo bw'ubunyarwanda ni nk'umuhungu we yamugiriye iyo nama arabyanga Ese kuki atafatanya yose ku kihubwo yahise yihutira kumubambisha ngo yakaba yari gereza izi nama se ntabwo Gita uba ari gereza uba ari umuhungu we ririya jambo arikoresha ngo yakaba ari gereza wenda kubaje hansubiza arikoresha umuhungu we yakora nanga yuko nkubaza ikibazo ukagisubirisha ikindi kibazo ndakubajije ari umuhungu we yarikoresha iryo jambo ngo yakaba ari gereza yamuhereza gereza bavuga ngo imfura igenda nka se ntabwo umuhungu we yabikora ariko ibintu uvuga ni ibiki kimwe nuko uwo ni umugani ucereka nanjye nkusubirisha undi mugani bavuga ngo indi byara mweru na muhima kandi umuntu arivukira kimwe nuko umwana ntavuga akaba ikintazi se kandi wowe uri umuntu muzima yego birashoboka nanjye ndacyakubaza kuri icyo kibazo bidefanda amafuti ari umuhungu we yamusabira akamukatira muri iryo jambo ngo yakaba ari gereza ndanashoje